uyu munsi tugiye kuganira ku cyo bita KYC nk'abapiyoniya, abantu bamayininze Pi ndetse n'abantu bashyashya baje muri uruganda rwa cryptocurrency, aho rero tujya dusabwa gukora ama KYC. Ubwo rero ngiye kubasobanurira KYC, mbwire buri muntu wese ujya wibaza kuri KYC, ese no kwera iki bayikwaka, ese ni iki kiba kigamijwe, cyangwa se ni byiza cyangwa se ni bibi gutanga KYC. Nuvuga ngo KYC iyo bita know your customer mu magambo arambuye, bisobanuye ko ni ukumenya umukiriya. Ubu rero ni uburyo bukoreshwa na business cyangwa se financial institutions cyangwa se ibigo by'imari, aho rero bi checking cyangwa se bigaverifyinga irangamuntu cyangwa se imyirondoro y'abakiriya babyo. Mu buryo rero ni uburyo kugira ngo barinde konti z'abakiriya babo kuba zahura n'ibibazo bijyanye n'umutekano, nko kuba habaho ibyo bita money laundering, kunyereza amafaranga, cyangwa se ibyo bita fraud, cyangwa se ibintu bijyanye na fraud cyangwa se terrorism financing, bijyanye no kugerageza kunyereza umutungo. Ibi rero impamvu bikora ni ukuvuga ngo baka KYC mu rwego rwo kukurinda ibyo bintu, kuba wahura n'ikibazo kijyanye n'amafaranga yawe ko yatakazwa, cyangwa se kuba yaba fraud n'ibindi n'ibindi. Rero muri bimwe mu bintu bigize KYC, ibintu bigize KYC nibyo ikintu cya mbere nicyo bita customer identification. Aha rero customer identification, aha ibi bigo by'imari cyangwa se izi business ziverifyinga imyirondoro y'abakiriya bayo mu buryo bwo kugira ngo batange government ID cyangwa se government issued document. Aho ngaha rero turaza kubonamo pasiporo, indangamuntu cyangwa se uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Icyo nicyo cya mbere kigize KYC, ni ukuvuga ngo ni ugutanga ibyo bita ID card, irangamuntu ya driving license, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, cyangwa se ugatanga ibyo twita nkaho ari passport. Ikintu cya kabiri kigize KYC ni ugutanga ibyo bita customer diligence. Customer diligence rero ahangaha navuga ko ahangaha bamenya umukiriya wabo, baba bashaka kumenya ubundi uyu mukiriya akora business imeze ute, akora business imeze ute, amafaranga yayakura hehe, cyangwa se ubukungu bwe mu bihe byashize bwari bumeze gute. Muri KYC rero aya makuru barayakenera. Niyo mpamvu uzasanga nko muri cryptocurrency bakwaka ibyo bita bills, bakakubwira ati wenda zana fagitire y'iki, fagitire uheruka kwishyuriraho wenda amazi, uheruka kwishyuraho umuriro, mu rwego rwo kugira ngo barebe uyu muntu asanzwe afite konti muri banki cyangwa se imyirondoro ye ni iya nyayo. Ikintu cya gatatu ni ibyo bita ongoing monitoring. Aha rero bakomeza bareba transaction zikorwa cyangwa se imirimo ikorerwa kuri konti y'umukiriya. Ibyo nibyo bintu bitatu bigize KYC. Tugiye kureba ibyiza byo gukora KYC, ubwo turaza kwita tubibuzana cryptocurrency n'uburyo n'ama exchange cyangwa se ino application ya Pi impamvu itwaka KYC. Ubwo turahita shiftinga tujya mu ruganda rwa cryptocurrency. Rero ikintu cy'ingenzi cya mbere gituma baka KYC ni uburyo bwo kurinda business cyangwa se kurinda za financial institution twabonye, bya bigo by'imari kuba byahura n'ibibazo bijyanye cyangwa se n'ibyaha bijyanye no kuba habaho kunyereza amafaranga. Ikintu kindi kifasha KYC ni ukugira ngo barebe neza ko ibintu byose cyangwa se ibyo uje gushaka byemewe n'amategeko. Uvuga ngo barebe ko ibintu uje gukenera byemewe n'amategeko. Ikindi ni uburyo bwo kurinda abakiriya babo kuba bahura n'ubujura cyangwa se fraud nk'uko twavuze tubivuga. Rero muri cryptocurrency bivuga ko impamvu muri cryptocurrency ho dukenera KYC no kuvuga ngo murabizi ko nabyo ni ibigo by'imari cyangwa se mining nazo zazikenewe cryptocurrency. Ushobora kubaza kubera iki dukenera KYC muri Pi network? Ni ukuvuga ngo
rero nayo tugomba kuyikenera KYC muri Pi Network, kubera ko nabyo ngiye kubisobanura impamvu dukenera KYC muri Pi Network. Rero Pi Network nayo ikenera KYC kubera ko ni uburyo bwiza bwo kuba bakemura cyangwa se bagera ku ntego babihaye. Ni ukuvuga ngo rero decentralized nka Pi cyangwa se Pi Network yemerera abantu bari kumayininga nabo ubwabo kuba bamayininga bakoresheje telefone zabo, ariko rero nabwo bagakora ama KYC kugira ngo babashe kuba babikura cyangwa se bakora ibyo bita bafata amafaranga ari kuri konti zabo bakabazohereza ku ma exchange cyangwa se ku ma wallet. Rero kubera iki KYC ari ingenzi muri Pi Network, noneho ikintu cya mbere gituma muri Pi Network dukenera KYC ni uburyo bwo kuba barinda ama fake account. Murabizi ko hari abantu bagira ingeso yo kuba bafata telefone imwe bakaba bashyiramo konti nyinshi. Iyo rero washyizemo konti nyinshi bagusaba KYC mu rwego rwo kugira ngo barebe ko utakoze konti nyinshi muri Pi. Rero bagomba kureba ko KYC rero umuntu afite konti imwe na KYC imwe, imyirondoro ari y'umuntu umwe. Ubwo babantu rero mu creating konti nyinshi, KYC nicyo ibereyeho muri Pi Network. Ikindi ni ibyo bita eligibility for mainnet migration. Rero ukora KYC muri Pi Network kugira ngo bakwemerere kuba wafata ibyo wamayininze then ukabyohereza ku byo bita mainnet wallet. Ni za wallet twafunguye tunyuze muri Pi browser. Rero kugira ngo ufate ibyo wamayininze bijyane muri Pi browser handi muri mainnet wallet, ni ukubanza gukora ya KYC ugatanga ya myirondoro yawe kugira ngo barebe ko wujuje ibisabwa kugira ngo ube muri mu bukungu bwa Pi. Ibindi cya gatatu ni ukuvuga ngo nibyo bita regulatory compliance. Aha rero bakwaka KYC kubera ko baba bashaka kureba niba koko wujuje cyangwa se ufite ibyangombwa byujuje amategeko n'amabwiriza, bidafite ikibazo na kimwe navuga cy'ubu fraud cyangwa se cyo kuba harimo ibyaha bigiye bitandukanye. Ubwo rero baraenshuringa bakareba ko wujuje ibisabwa n'amategeko. Ikintu cya kane ni uburyo bwo kubaka icyizere muri ecosystem. Ubwo habaho no kwizerana. Ubwo bisobanuye ko bakwaka imyirondoro yawe mu rwego rwo kugira ngo bizere ko umukiriya wabo cyangwa se umuntu wamayininze yizewe, bakaba ya participating muri ya business. Rero KYC uburyo ikorwa muri Pi Network ni ukuvuga ngo habanza icyo bita KYC invitation. Ni ukuvuga ngo abakiriya cyangwa se abantu bamayinize Pi babaha ibyo bita invitation binyuze muri Pi app, aho rero babaha invitation bakababwira ko bemerewe kuba bamayininga. Ibi rero bamaze kubaha invitation, haza ibyo bita document verification. Ni ukuvuga ngo wa muntu baha invitation noneho icyo akora aragenda akapurudinga cyangwa se agatanga ya myirondoro ye, harimo irangamuntu cyangwa se passport cyangwa se uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Bamaze kubitanga bamwaka ibyo bita face verification. Face verification rero aha noneho baba bashaka kugira ngo bamenye uyu muntu amafoto ari ku irangamuntu ahuye n'amafoto nuko asa. Hari igihe umuntu ashobora gufata irangamuntu y'undi muntu akayitanga kandi bakaba bamwemerera kandi atariyo. Ariko rero nabwo bagomba gukora ibyo bita face verification kugira ngo barebe neza ko ifoto iri ku irangamuntu ihura n'umuntu uri gukora KYC. Ikintu cya kane gikurikizaho muri KYC ya Pi hahita hakurikiraho icyo bita data validation. Aha rero niho rero aba validator, ni ukuvuga ngo hari abantu baba baratorewe kuba bagomba kureba neza ko imyirondoro y'abantu bari muri Pi cyangwa se abantu bari gukora KYC bayitanze neza. Aba validator bari mu bihugu bigiye bitandukanye, no mu Rwanda baba bahari, no mu Burundi barahari. Bisobanuye ko hari umuntu baba baremereye. Ubwo nawe umaze gukora KYC ushobora kwapuringa ko mu validator ukaba wacekingira cyangwa se warebera abandi imyirondoro ko batanze imyirondoro yanyu, kuko urumva iki kigo ni cy'Abanyamerika. Rero
urumva nta rige badabona umwanya wo kujya kureba ibintu amazina wenda ari mu kinyarwanda ngo barebe ko izina ari ryanyayo ryanditse neza. Icyo gihe rero baba validator mu gihugu imbere mu gihugu cyawe, icyo bakora iyo umaze gutanga imyirondoro yawe barareba bakareba neza ko imyirondoro watanze ihura n'ibikenewe, kuko ifoto watanze niba ariyo then bakaba bakora icyo bita validation. Iyo baba validator bamaze kwemeza imyirondoro yawe habaho icyo bita approval rero ahangaha ni igihe ya KYC watanze noneho iba verified, ukaba wakwemererwa kuba watransfera coin yawe kuri ibyo bita mainnet wallet cyangwa se mainnet migration steps cyangwa se inzira binyuramo kugira ngo dukore KYC muri Pi network. Ubwo rero ugomba rero noneho kumenya ibi bintu. Nukuvuga rero ikindi kintu ugomba kumenya noneho wowe ni icyo usabwa kugira ngo wirinde ko KYC yawe yakwangwa. Ikintu cya mbere ugomba gusabwa ni ukuvuga ngo ni ukubanza ukareba ko profile yawe nyaboneka amazina ari ku irangamuntu yawe ahura kuko n'ayari muri profile. Cyagiye ujya gufungura konte muri Pi, amazina ushyiramo uzajya ubanza umenye ati ese aya mazina ahura n'ari ku irangamuntu. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi cya kabiri, ugomba kwihanganira systeme ikareba neza ikacekinga imyirondoro y'abantu, kuko systeme icekinga umuntu umwe kuri umwe, ntago ari robot ngo itiza ngo isome ngo uyu muntu uyu n'uyu ngo amazina ngo birabone biki. Navuga ko hari abavalidator. Abavalidator ni abantu, ntago ari amarobo. Iyo utanze imyirondoro yawe urarindira bakayiverifyinga bakareba ko ari byo. Ikindi ugomba kureba neza ko document wa uploadinze, irangamuntu wa uploadinze nyaboneka igaragara neza, amafoto agaragara. Abantu mufite telefone zifotora zikaza mu byo bita blur, zikazanamo ibintu by'ibihu, ugasanga isura yawe ntigaragara, ugasanga amazina ntagaragara. Icyo gihe ntago bakwemerera. Twamaze kumva icyo KYC maze, ntago bapfa kwemerera umuntu batareba neza isura, badapfa kwireba amazina n'amatariki y'amavuko n'ibindi n'ahatuye ko bigaragara neza. Niyo mpamvu ugomba kureba neza ko ifoto wafashe igaragara neza itarimo ibintu by'ibihu. Ni izihe mbogamizi rero abantu bakunda guhura nazo iyo bari gukora KYC? Imbogamizi ya mbere nuko haba hari umubare munini w'abantu bari gukora KYC, hari umubare munini w'abantu bari gutanga KYC, rero hakabaho gukerererwa cyangwa se kuba wowe utabona invitation ya KYC mu ba mbere. Nababwiye ko step ya mbere ari uko babanza bakukwinvita bakaguha ubutumire. Ubwo rero mu gihe bataguhaye ubutumire ugomba kwihangana, kuko hari ababa baramaze gutanga ama KYC baba barindiriye nabo ko baba validatinga babemerera. Ubwo rero bisobanuye ko ni step by step, ntago ari ugupfa kurekura KYC ku bantu bose bari muri application. Ikindi cya kabiri, indi mbogamizi igaragara ni ukuvuga ngo rero hari igihe habaho ikibazo cya network itari gukora neza, bigatuma rero umubare munini w'abatanze KYC mu gihugu runaka cyangwa se muri global cyangwa se local regulation infrastructure nka societe uri gukoresha wenda societe runaka, ugasanga ifite ikibazo cy'ama network, bigatuma rero ya KYC yawe imyirondoro watanze batayibona ku gihe cyangwa se ikaza itagaragara neza, bigatuma rero KYC yawe itinda. Ubwo rero ni ibyo ngibyo ngira ngo abantu mwibazaga kuri KYC ni ibyo turabisobanura byose, yaba ibyiza yaba imbogamizi yaba n'ubusobanuro bwose. Twibuke gukora subscribe guys, nshimiye buri umwe wese wayikoze, ndabashimiye. Komeze Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.